ku minota turi kubona 28 ya mbere nuko Singida rwose yakambitse ku izamu rya Rayon inakuri igitego gwererekanye irasa niyarushaga Rayon cyo kora Rayon barasa n'abakangutse ubona ko nabo batangiye guposa singa korewana bibona yuko yabuze abakinnyi Axel. Attention Bagayogo Berezo barashaka gucenga defense yose ari ku mpira bawo mukuraho cyuho cya Bedi byo hano icyuho cya Bedi yaza kuba arimo muri median wenda na Dianya akaba muri axe nuko nawe nyine yaje atinze fitness ari ibibazo na Emery hari Emery ubundi abo babiri bagombaga gukenana muri axe nk'abakinnyi bakuru Abedi akaba ari muri median ari gukina 8 ameze neza gusa no mu mipangire y'umutoza rwose ku bwanjye Aziz Basane Kulanya yagombaga kubanza muri iki kibuga mu mwanya w'uyu musore witwa Adama Bagayoko ubona ko hari ikintu cya pace cy'umuvuduko cyo kwihuta abongereramo uyu musore iyo ari mu kibuga Aziz Basane Kulanya kabisa. Kofre kipe Rayon Sport akazi gakomeye cyane kari gakozwe na Imana Yves agenda elimina abantu ariko Haride Aucho Daktari aramukandagira amutereka hasi. Kofre kipe Rayon Sport ariko n'ubu Haride Aucho kapiteni wa Singida aracyaryamye hasi avuga ati nanjye nubwo nkoze ikosa ariko nanjye nababaye. Kufe kipe ya Rayon Sport ariko Haride Aucho aracyaryamye hasi iminota imaze kuba 29 Singida kimwe Rayon Sport ubusarigana nibyo mu gihe bakita kuri uyu mukinnyi reka tumanukane n'ishuri rurangiranwa rya mbere mu gihugu ryitwa Action College. Action College namenyesha abayigana bose ko yabazaniye isomo rya multimedia aho wiga gutunganya amashusho ibijyanye na editing gukoresha kamera aribyo camera operations gufotora aribyo photography ndetse na filmmaking ndetse na film directing ibijyanye ndetse no kuyobora amafilme. Hanyuma turabibutsa nanone ko muri iki gihe cy'amashuri umwaka wa 2025-2026 uri kabisa gutangira mwiyandikishe muri kandida libre mu mashami ya accounting, culinary arts, tourism, Hegel, MEC, MCB, PCM, BCB, MPC, MEC n'ayandi. Hanyuma abashaka kwiga indimi barabigisha Icyongereza, Igifaransa, Ikidage, Igishinwa n'izindi. Abashaka kwiga imyuga namwe irimo ubukanishi, irimo guteka, irimo kuba umubalista w'umwuga, kudoda, kogosha, gutunganya ubwiza, gukora makeup n'ibindi, ibyo byose babikora neza cyane. Hanyuma babwira yuko iyo umaze kwiga bahita baguhereza icyo bita kabisa certificate itangwa na Rwanda TVET Board. Nongera kubitsa ko kandi banaguhereza permis provisoire ndetse na permis définitif iyo wayize mu gihe gito cyane kabisa. Hanyuma aya masomo yavuzwe haruguru yose afite igabanyirizwa rya 30%. Ni mu profite iyi promotion. Nimuhamagare rero ku mashami yabo ari ahantu hatandukanye mu basure mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara by'umwihariko. Mwabona ku ishami rya Kabuga kuri nimero 0782 20 62 33 0782 20 62 33 cyangwa ukahamagara ku ishami ry'i Musanze kuri 0782 65 89 77 0782 sorry 0782 65 ngayo nguko Kufra Rayon Sport. Kofre kipe Rayon Sport iraneza cyane ahagazeho Richard ndetse na Ndikumano ishot ari ku mupira nta mbaraga wari ufite muzamu Amas Obasoji muzamu kipe Singida Kaudaka vizuri sana arawufata rwose atuje aya siza umpira nyuma gatoya cyane arawuzamura atasagonga no mutwe umupira awukuraho neza Chuku gongana umutwe neza cyane Fabrice pira garuka muri defense ya kipe ya Singida gongana umutwe Sef gongana umutwe neza cyane pira agaruka kwa Fabrice n'umutwe nanone mu ruhande rw'ubumoso Tambwe Gloire Fabrice Sef Niyonzima pira gatuma cyo Ndashimiye Richard inde rimwe Sef Fabrice mu ruhande rw'ubumoso arasamuka Fabrice arabacika atasompera kwa Tambwe Gloire ngongo rero barasamuka birote barazam arayicomeka kwa Fabrice attention we Fabrice uhindura n'igihunga babana mane yanjye uhindura n'igihunga ari wenyine yagombaga kwitonda kubura amaso akasamugarura baro gato muri penalty ubundi diri zikarangira ariko
arahuzagurika awushota umuntu ku itako birangira arawirengereje no kurengurwa na Singida. kina nabi cyane uyu mwana w'umuhungu kabisa Fabrice, umwana wavuye muri tsinda batsinde, avuye muri Academy vuba umwaka ushize nibwo yabonye introduction za mbere muri Rayon Sport, ubu ngubu akaba n'ubundi ariyo ari gukinamo muri saison ya kabiri, ubundi amenyerewe muri defense ya batatu aho abakina umutima wa defense bahagaze ari batatu, ariko urabona ko bitakunze neza uyu munsi, ubona yuko kabisa Croix akeneye kuzamura urwego mu kijyanye no gutanga imipira cyangwa se gufasha mu gusatira ibyo bita offensive duties. Dusuza abantu batandukanye, hari abadukurikiye bari Rusizi kuri radio yanyu aho ngaho muri gare ya Rusizi, nizere ko meze neza cyane, n'abandi bari ahantu hatandukanye. Amaradiyo ya gare menshi cyane tuyasuhuza, kuko radiyo za gare rwose ni abantu bacu cyane. Usanga ahanini iyo habaye match zikomeye nk'izi, abantu baba bari kutwumva muri radiyo za gare zitandukanye. Hari ndibuka ndi Nyamagabe, icyo gihe rwose yewe ni Rusizi wavugaga, ndibuka ko nigeze kujyaho ndi muri gare ngiye gufata imodoka rwose, ari mu rubuga rw'imikino numva muriho musesengura, kugira ngo sinibuka match nayo nagiyemo. Mwananchi avuga ati ngomba kuba numva radiyo y'igihugu. Ubwo rero tubasuhuza cyane. Hanyuma ikipe ya Bugesera nayo bariho baratwumva, bari kuza, urabizi ko bari bagiye gukina n'Amagaju bananganyije ubusa ku busa, bariho baravihuye rero. Rwose team manager Muzerike Dinyo avuga ati ahangaha muri Kwasteri turabakurikiye kugira ngo twumve iyo kipe ihagarariye igihugu ko ari cyo yakora. Ubwo rero abavandimwe ba Bugesera Football Club bavuye kugabana amanota n'Amagaju, nabo tubasuhuza cyane. Amagaju nabonye yari yatangiye atsinda Kigali ubwo banganyije si bibi bari away. Yego, ubwo rero kandi tunasuhuze n'umutoza nyine Kamarade kabisa, ndetse n'abandi bavandimwe. Muhungu wanjye yari kabisa witwa Joel sero mukongomani ukina muri Mediane, nawe muri Mediane ya Bugesera. Salimika reka tureko frere yo murane rw'uburyo barayizamuro gonga neza cyane. Hari Dawuca ukuramo ubwo mu yindi mikino muri derby yo mu Bugoyi Dabi. Marine ibitego bya Mbonye Umwami Taiba na Nizeyimana Mubarak. Marine arasaga Etincelle 2-0. urumva kuri Etincelle Day nibwo nakarabye. Narayirebye kuri Etincelle Day ndeba uburyo bateguye, abaga ni depite hano arambeshye cyane kabisa. Hanyuma Musanze yikorera gutuntu twayo, uwo bita Ivan Dikume yatsindaga AS Kigali 1-0. Musanze rwose hariya Musanze. Ivan Dikume Ivan Dikume umusore bakuye muri equipe y'Amazi United, mu defenseri w'umuhanga cyane ukomoka muri Ivory Coast. Musanze rero yarasaga AS Kigali 1-0, akaba rero ari icyo umuntu yaba ababwiye. Iminota imaze kwa 36, Singida cyabonye na cya gitego cyayo 1-0 bw'abareyo. Atansasa mukana umupira bamutereka hasi, ari umusifuzi ati nimukomeze, barongera baramukandagira, barongera baramusunika, ariko pira mukoro Fabrice kurana rw'imoso, pira muremure cyane Fabrice ashakisha Ndikumana Asman, arazamuka yihuta cyane Ndikumana Asman, ariko aragoka neza cyane umupira awumukuraho Vanimwe Cuku, atera umupira muremure cyane, atera umupira afunga neza cyane Bienjwe cheza vizuri sana Kabange, umupira kwa Fabrice murana rw'imoso, pira kwa Ndayishimiye Richard, pira mukuraho neza cyane, arazamuka yihuto, attention reka turebe muri KK, umunyagana umupira kwa Daktari The Lost Brazilian, hari Dawuca umutereka hasi, umusifuzi aravuga ati bakoze amakosa w'igitambara, araza akada geza ngo azamuye ikosa rya Uca, ahubwo aravuze ati bari baraririye, ati yari yaraririye Muwaku namubonye, ati yari yaraririye uyu muvandimwe rwose rutayizamu Malanga Horso Muwaku, Malanga Horso Muwaku. Attention, reka tureme umupira kwa Tambwe Gloire Ngongo, umupira rengaria, umupira